ni mu masaha y'igitondo rero abyuka ajya ku kazi, aba afite hoteli ya tante we aba akoramo, agera rero kuri iyi hoteli maze agasanga ibibazo ni byinshi cyane, umushefu wabo aba yasezeye, naho rero rwose mu byumba ndetse n'ahandi hantu haba hagiye hari ibibazo byinshi, amazi aba ari kumeneka, mbese ibintu ababona byamucanze, ahita rero ahamagara nyine umuntu wo kubikora, maze bagatangira kumubwira nyine ibintu byose bikenewe. Umushuti we rero ahita amuhamagara kuri telefone ati wabyutse ute, umeze ute? Joel ati rwose nta kuntu umeze, ati ibibazo ni byinshi, ndi kwibaza ukuntu aka kazi kose ngiye kugakora ndi njyenyine, maze nkumva rwose sinzi niba ndi bugashobore, tekereza ko nta mutetsi dufite, nyamara rero abakiriya bacu bakeneye gufata amafunguro, ubu ni njyewe ugiye kujya mu gikoni maze mbategurire. Uyu mushuti we ahita amubwira ati none se kubera ko utari gushaka umuntu uhita usimbura uwo nguwo vuba vuba? Ati rwose mbirimo, ariko si ibintu wavuga ngo kano kanya leta bitungana, bishobora no kumfata iminsi ntarabona uwo kumusimbura. Ku rundi ruhande rero hari Julie, ni umusore ukunda nawe ibintu byo guteka cyane, abashe rero muri uyu mujyi Joel aba abamo, aje nyine mu bintu bya festival n'ubundi byerekeranye n'ibyo guteka. Julie rero aba ari mu modoka, maze umushuti we akamuhamagara aramubwira ati ugeze hehe? Julie ati ndi mu muhanda, ndi mu modoka, ariko nanone hano hantu rwose ndabona ntakunze habe na gatoya, uzi ko nta muntu n'umwe ndi kubona, wagira ngo ni njyewe ndi muri uyu mujyi njyenyine, umuhanda urimo ubusa, ndi kwicuza impamvu naba nje hano. Uyu mushuti we ahita amubwira ati wagombaga rwose kuhaza, ahubwo se wakoze reservation ya hoteli uri buraremo? Julie ati cyane. Uyu mushuti we ahita amubwira ati kuhaje rwose humura, ibintu byose bizagenda neza. Julie we ahita amubwira ati nakubeshye, mba numva ibintu byo guteka nabivamo, kubera kwa kuntu nasebeye kuri televiziyo kandi iri internationale, ni ukuvuga ko abantu bose baranzi kandi nyine banzi nabi, ubanza ibintu byo guteka nakabaye mbivamo, kubera ko kuva mukuru wanjye yapfa nta kintu ngikora neza, ibintu byose byarajagaraye mu mutwe wanjye, sinakabaye rwose nza no muri iyi festival kuko ntabwo rwose nizeye ko nabyo nzabikora neza. Uyu mushuti we ahita amubwira ati hoya genda kandi urabizi ko nyine ibi bintu byose uri gukora zari indoto za mukuru wawe, ugomba rero rwose kubikora neza. Julia ava kuri telefone maze agahita agenda nyine yerekeza kuri hoteli aba ari burareho. Iyi hoteli rero nta yindi, ni ya hoteli nyine ya tante wa Joella. Julie rero ahita agenda akajya kuri reception, baramwakira, maze kubera ukuntu nyine aba atanishimye agahita ababaza atari ku wundi nta na asanseri mugira muri iyi nyubako yanyu, nta rukindi gukurana n'ibikapu. Uyu mukobwa rero uba uri kuri reception ahita amubwira ati urihangana, twabyutse rwose dufite ibibazo by'ibintu byinshi, gusa nyine bari kubitunganya. Uyu mukobwa rero abaza uyu musore ati witwa nde, kugira ngo nyine amwandike. Uyu musore ahita amuhereza agakarita nyine kariho amazina ye ndetse na nimero za telefone. Uyu mukobwa rero akireba ahita abona nyine ari wa musore azi kuri televiziyo mu bintu byo guteka, ahita amubaza ati ni wowe wa nyawe se? Uyu musore uba wambaye ingofero yayishyize mu maso ahita amubwira ati hoya ntaho bihuriye. Muri ako kanya imyotsi myinshi ihita itangira kuza, maze Julie akumva nyine n'aka alarme kaba kagomba kumvikanisha ko nyine ahantu hagiye gushya, kaba katangiye gusona kubera iyo myotsi. Julie ahita abaza uyu mu receptioniste ati nuko se mwakira abakiriya, murashaka kudutwika? Uyu umukobwa ahita amubwira ati hoya Joella nuko yabaye iyo ari mu gikoni buri gihe ntihabura rwose imyotsi, wagira ngo imyotsi nicyo kirango cye. Uyu musore ahita agira ubwoba maze agahita agenda akurikiye nyine ahantu iyi myotsi iba iri kuva, ahita asanga Joella ari mu gikoni ibintu byamushiriranye, imiriro iri hafi kwaka, ahita rero amufasha maze nyine bakabishyira ku murongo. Joella ahita abwira uyu musore ati mbabarire, ntabwo ari uku nsanzwe nyine nakira abakiriya,
ahita amuhereza ikiganza maze akamwibwira akanamusuhuza maze bagatangira kuvugana. Baba bakiri kuganira rero maze tante wa Joella akaba araje, aza ari gukorora kubera imyotsi myinshi iba yakwirakwiriye hano. Ahita abwira Joella ati nari mbizi rwose iyo mbonye umwotsi nkawukurikira uba uri bunganisha aho uri, kubera ko umwotsi nawe wagira ngo hari icyo mupfana, ibintu buri gihe ibyawe ni ugushiririza gusa. Bose rero bahita baseka maze Joella ati tante umbabarire rwose, umbabarire byongeye birancika. Tante wa Joella rero areba maze agahita abona Julie, ahita amubwira ati wamenyanye n'umukobwa wanjye, ni karibu rwose turakwishimiye muri hoteli yacu. Uyu musore rero ahita amubwira ati yego rwose twamenyanye. Naho rero tante wa Joella ahita abwira Julie ati nizere ko uzamara iminsi myinshi hano. Julie ati hoya ntabwo nzahatinda. Tante wa Joella ati wagize ubwoba se kubera uhise uhura n'imyotsi? Humura rwose mu kanya gato biraba bishize, ibi twarabimenyereye. Uyu mukobwa wanjye ubundi tumwita Miss Imyotsi kuko nyine aho ari imyotsi nayo ntabwo yahabura. Bose rero bahita babiseka maze wa mukobwa ukora muri reception aba yinjiye aje gutwara Julie, ahita amubwira ati ngwino nkujyane mu cyumba uri buraremo, humura rwose ko nta myotsi ihari. Julie ahita amukurikira maze tante wa Joella na Joella bagahita bicara aho nyine mu gikoni. Joella akabaza tante we ati none se tante urumva umeze ute? Naho rero tante we ati nta kibazo, ako ntugahora umpangayikiye, jya wihangayikira kuko wowe dore rwose umaze guhura n'umusore w'icyamamare. Uriya musore ni mwiza cyane, ahari yenda mwaba inshuti. Joella ati ntabwo bishoboka, uriya musore ni umwiyemezi cyane. Tante we ati hoya wivuga ibyo bintu, ati uriya musore urabona ko aragutabaye, arasobanukiwe kandi mu bintu byo mu gikoni ushobora kuba utamumenye. Uriya musore nyine afite resitora, ahita amubwira izina ryayo ati arazwi cyane. Naho rero Joella ati ngatangare rwose, ubwiyemezi afite nyine ni uko azi yuko afite resitora izwi cyane, niyo mpamvu yiyemera kuriya. Tante we ati hoya reka rwose mumenyane kubera ko kumenyana nabo byaba ari ingirakamaro, yagufasha muri byinshi kuko arasobanukiwe mu gikoni kukurenza. Tante we rero ahita amubwira ati uriya musore afite ibibazo niyo mpamvu atishimye, ibintu byabaye kuri mukuru we byari agahomamunwa. Mukuru we rwose yarapfuye mu mpanuka y'indege mu buryo kandi butunguranye. Nkeka rero ko rwose atarabasha kubyakira, niyo mpamvu nyine uri kumubona nk'umuntu utishimye. Joella ahita abwira tante we ati mukuru we ni wa musore wavuzwe cyane, ati kandi nibyo kuko numvise amazina yabo ya famiye ahuye. Tante we ati cyane. Joella rero ahita abwira tante we ati ariko rwose tante ubanza kuba nasimbura uriya mutetsi wacu atari igitekerezo cyiza, ntabyo nshoboye nyine, njyewe ndi Miss Imyotsi nta kindi, ubu se nzajya ntekera abakiriya ibyo kurya byashiririye? Tante we ahita amubwira ati hoya ugomba kumusimbura kandi ugomba kubikora neza kurusha, ndabizi ko nyine ibintu byose ushaka wabishobora, shyiramo agatege ahubwo ndifuza ko rwose ibi bintu ubimenya cyane maze ukabikora neza. Nta yandi mahitamo dufite uretse kuba wasimbura uriya mutetsi kuko ntabwo turi bufunge ngo nuko nta muntu uteka dufite. Joella rero ahita abwira tante we ati ariko rero yenda nubwo njyewe naba nzakomeza kugerageza gukora ibi bintu, ariko rwose dukeneye undi mukozi udufasha kubera yuko uriya mukozi wundi dufite nawe rwose arananirwa cyane, ntabwo ibintu byose byo muri iyi hoteli yabikora wenyine. Tante we ahita amubwira ati mwana wanjye rero hari ibintu natinye kukubwira, ariko reka mbikubwire, iyi hoteli yacu reba nta mafaranga ifite, iyi hoteli rwose iri mu marembera, niyo mpamvu nyine tutagomba no gushaka undi mukozi kuko ntitwabona icyo tumwishyura. Urumva nyine
ibi bibazo mbimaranye umwaka wose, ariko nyine ubu rwose bimaze kundenga. Imyaka myinshi rero yashize iyi hoteli bagiye bayibarira imisoro ariko ntitubashe kuyishyura. Turimo imisoro myinshi cyane ariko ku buryo rwose mbona iyi hoteli bashobora kuzayiteza cyamunara. Kandi mwana wanjye, sinshaka kubura iyi hoteli kuko iyi hoteli ni ubuzima bwanjye. Iyi hoteli ni mu rugo, urabizi nyine ko ari naho tuba. Nyifata rero nk'urugo rwanjye, mba numva rwose ntahava. Joella rero uba rwose watangiye no kubabara ahita amufata mu biganza maze akamubwira ati tuza rwose tante wanjye, ihangane gusa ndaje rwose ndebe muri imibare maze ndebe. Tante we ati nta kintu na kimwe wakora, turimo ibihumbi 43 by'amadolari, ni byinshi cyane kandi nta hantu ho kubikura mfite. Joella ati ntunyizera se? Byihorere rwose ndaje ndashaka igisubizo kandi byanze bikunze ngomba kukibona. Tuza rero ndabizi ko nyine aha ni mu rugo iwacu, aha hantu rwose ntabwo dushobora kuhabura. Ibyo ari byo byose icyo gukora ndakibona, ndabyizeye. Mu masaha y'ijoro rero hari agasare gato cyane ariko kaba karimo imiteguro myinshi cyane, karimo indabo zitanga akayaga nyinshi, haba harimo n'intebe nyine yo kwicaraho. Julie rero ajya muri aka gasare gato akajya gufata akayaga. Aba yicaye rero kwitaba, ari kumva nyine mesaje bagiye bamwoherereza ku matelefone bamubwira nyine ibyabaye muri ya resitora y'iwabo. Ajya kubona akabona Joella araje. Julie rero ahita amubwira ati nishimiye rwose kuba nahuye namwe. Joella ati nanjye nuko. Joella ahita abwira Julie ati igira hirya niyicarire, iyo ntebe ni intebe yanjye mba ngomba kuruhukiraho. Julie ahita amubwira ati ariko nta zina ryawe ryanditseho. Joella ati ariko handitseho amazina y'ababyeyi banjye, reba aho ngaho inyuma. Julie ahita areba maze agasanga nyine hariho certificate iriho amazina y'ababyeyi ba Joella. Joella ahita amubwira ati hano hantu nyine ni naho ababyeyi banjye bakundaga kuza kwicara batarapfa, gusa nyine ubu ngubu ntabwo bakiri kuri iyi si, ariko nanone sinjya numva rwose bari kure yanjye. Ahita amwereka no mu ijosi agashene aba yambaye kariho nyine impeta ebyiri, ati dore impeta zabo bambikanye bakoze ubukwe ndazifite, mba nzambaye nyine mu ijosi kuri aka gashene, bituma rwose niyumva nkaho ababyeyi banjye batari kure yanjye. Julie ahita amubwira ati ihangane rwose, ndakwihanganishije kubw'ababyeyi bawe. Joella ahita abwira Julie ati have reka ne kukubangamira, reka ngende njya gushaka ahandi nicara. Julie ati hoya nta mpamvu, kubera ko n'ubundi iyi ntebe irimo imyanya y'abantu babiri. Ahita yigira hirya rero Julie, maze Joella nawe akahita aza akamwicara iruhande. Joella rero ahita amubaza ati none se waje hano gukora iki? Julie ati turebye naje kuruhuka no kwitekererezaho, ariko nanone hari n'undi muntu naje kureba. Joella ahita amubwira ati Imana ishimwe, ubwo rwose uri mu rukundo, waje kureba umukunzi wawe. Gusa nyine uyu mujyi wacu rwose ni mwiza ku bintu byerekeranye n'urukundo. Uyu mujyi n'ubusanzwe bwawo uri romantike. Julie ati ntabwo rero ko ngiye njya numva ukuntu abantu bakunda imijyi mitoya, ngewe si uko, nkunda nyine imijyi minini ishyushye irimo abantu benshi, nyine ya mijyi uba ubona ishyushye. Naho Joella ati imijyi mitoya rero burya ijya iba myiza nyine, kuko iyo umuntu akeneye kuruhuka ntabwo aba akeneye aho hantu hari abantu benshi nk'uko uri kubivuga, aba akeneye ahantu nyine ajya akisanzura akaruhuka nta bintu bimusakuriza. Joella rero ahita abwira Julie ati ahubwo ntaribagirwa, nari nje no kukubwira ko ku mugoroba ndi buze kugutegurira amafunguro y'umwihariko tugira muri iyi hoteli yacu. Ni njye nza kujya gutegurira maze uze kuyumva umbwire uko bimeze. Julie ahita aseka, araseka akananirwa kwihangana, araseka ariko akamara nk'umunota wose ari guseka. Joella ati uri guseka iki? Julie ati amafunguro, ati waza kugutegurira amafunguro y'umwihariko.
ati nabyumvise ahubwo ubu rwose nshobora kuza kurya imyotsi cyangwa amakara, naho amafunguro yo rwose ntacyo naba niteze. Joella rero ahita yivumbura agahita arakara ati urakoze rwose, urakoze kumbwira nabi. Naho rero Julie ahita yisubira maze akamubwira ati umbabarire rwose ntabwo nashakaga kukubabaza. Joella ati ariko warangije kubikora n'ubundi nyine wambabaje. Julie rero asigara aseka rwose yananiwe kwihangana. Gusa ku mugoroba nyine haragera maze Joella agategura nyine aya mafunguro. Julie rero akaza nyine kureba Joella ati nari nje kureba ya specialite wari wambwiye. Joella ahita amubwira ati kandi wambwiye ko rwose utari burye imyotsi yacu. Julie arongera agaseka ariko agahita abwira Joella ati nikiniraga ariko ntabwo rwose nari nkomeje. Joella rero amwereka aho yicara maze akamuzanira amafunguro. Julie rero afata aya mafunguro maze akabwira Joella ati ni neza cyane rwose, aya mafunguro ameze neza. Joella ati ntakubwira se yuko ndi bubitegure neza? Julie ati ntabwo nizeye ko rwose ari wowe wabikoze wenyine, kandi koko nibyo ntabwo Joella aba ari we wateguye aya mafunguro, ahubwo aba yagiye gusaba nyine undi mukozi ukora muri iyi hoteli kuza kumutegurira aya mafunguro kuko rwose ntabyo we aba yari gushobora. Umunsi wakurikiye rero Joella ajya kureba umushuti we. Uyu mushuti we rero we aba afite nyine ahantu acuruza imbuto nyine zikiri nshyashya bagisarura. Ajyayo rero maze umushuti we agahita amubwira ati umeze ute se, uri kubasha gusimbura wa mukozi wanyu wagiye, uri kubikora neza? Joella ati nta kubikora neza biragoye, ariko nanone nyine byanze bikunze ngomba kugerageza. Joella rero areba ku ruhande maze agahita abona udupapuro twinshi cyane nyine tuba turi kuvuga yuko hari konkuru cyangwa amarushanwa azaba kuri Noheli. Ni amarushanwa rero y'ibintu byerekeranye no guteka. Baba bavuga ko rero umuntu uzatsinda aya marushanwa azahembwa $50,000 by'amadolari, ndetse rwose bakanamamaza ibikorwa bye ku buntu. Joella aba akibibona maze agahita abwira uyu mushuti we ati ibi bintu se ni ibya nyabyo? Uyu mushuti we ati cyane, ati aya marushanwa rwose ndayishimiye kubera ko azatuma uyu mujyi wacu umenyekana, abakerarugendo bazawumenya maze bawuyoboke. Aya marushanwa rwose ni sawa cyane. Joella ahita abwira uyu mushuti we ati nanjye ahubwo nzayajyamo. Umushuti we ahita aseka, nawe araseka akenda gupfa ati iminsi rero w'imyotsi reba yagiye mu marushanwa, noneho se urabizi ko aya marushanwa azabera kuri televiziyo? Tekereza rero ushiririje uri kuri televiziyo maze imyotsi igacumba. Bose bahita babiseka rero abantu baba bari hano, maze Joella akamubwira ati oya, aya marushanwa ngomba kuyajyamo kubera yuko nkeneye nanjye publicité kuri hoteli ya tante wanjye, ikindi kandi aya mafaranga nayo ndayakeneye cyane. Byanze bikunze rero ngiye gushaka icyo gukora, ngiye rwose kwiga guteka noneho mbishyizemo akabaraga maze nzajya muri aya marushanwa, kuko yaba aya mafaranga ndayakeneye ndetse yaba n'izi publicité nazo ndazikeneye cyane. Joella rero ataha yashyushye, aba yashyushye cyane, amakuru ari menshi. Agera kuri reception agahita ahamagara n'undi musore baba bakorana, maze akabwira uyu mukobwa ukora kuri reception. Baba banumvikana cyane n'uyu musore nawe ukora muri iyi hoteli. Ati muze rero mbaha amakuru, ati ndifuza ko rwose noneho ubu iki cyumweru kigiye kuza mwakora mushyizemo agatege, kuko ndasa naho ntahari, niyandikishije mu marushanwa yo guteka. Bose bahita basekera rimwe bati wowe se? Ati cyane, ati kandi ngomba kuzayatsinda kubera yuko barashaka abantu nyine bo muri uyu mujyi wacu, kandi ndakeka ari abantu batatu. Bambwiye ko rwose ari abantu batatu bamaze kwiyandikisha, ari nabo nyine bazajya mu marushanwa, ubwo nanjye ndimo, ngomba kuyatsindira byanze bikunze.
uyu mukobwa ukora kuri reception ahita amubwira ati ntabwo rwose wayatsinda kubera ko abo bantu mugiye guhangana bo nyine ni abashefu babigize umwuga, ni abantu bafite experience nini mu guteka, naho wowe ndakeka ko n'amazi iyo uyatetse uyashyiririza. Bahita bamuseka maze agahita ababwira ati hoya ngiye kwiga guteka, ngiye kubyiga kandi mu gihe gitoya rwose ndaba mbimenye, kubera yuko nubwo ndangara ndabizi nyine ngira uburangare mu gikoni, niyo mpamvu buri gihe umuriro uhora waka mpora nciririza, ariko nyine ubu ngiye kubishyiraho umutima wanjye wose. Uyu musore ahita abaza Joella ati urumva koko wakwiga guteka mu gihe cy'icyumweru kimwe, ahubwo se urabyigira hehe? Joella ati ndabyigira kuri interinete, ikindi kandi hari n'ibitabo byinshi umutetsi wacu yari afite hariya mu gikoni, ngiye kubiha umwanya byose maze nicare nige, kubera ko aya mafaranga ndayashaka, ndetse rwose n'iyi publicité ndayishaka kuko yatuma hoteli yacu imenyekana. Aba rero bahita babaza Joella bati ariko se ubundi kubera icyo uri kwigora ibyo bintu byose ni iyihe mpamvu ugomba kubikora ko numva rwose bitanoroshye? Joella ati impamvu ngomba kubikora ni ukugira ngo rwose ndebe ko nasova hoteli yacu iri mu kaga, ngomba no gukora uko nshoboye kose nkabona amafaranga, iyi hoteli ikeneye amafaranga menshi, nta kundi kuyabona rero uretse rwose kuba najya muri aya marushanwa kandi nkanayatsinda. Bose bahita barebana n'ubwoba bwinshi bati none se iyi hoteli igiye gufunga maze tubure akazi? Joella ati hoya kuva mpari nyine ntabwo igomba gufunga, nzakora igishoboka cyose ntabwo izafunga. Yaba rero uyu musore ndetse n'uyu mukobwa uba ukora kuri reception bahita bamubwira bati twiyemeje rwose kugufasha, twebwe hagati yacu tuzafatanya ibya hano muri hoteli nyine byose bigende neza. Joella ahita ababwira ati rwose mbasabye ibintu bikomeye ndanabavuganishije kuko mbongereye akazi, ariko nyine ntabafite ntacyo nageraho, n'iyi ntsinzi ntabwo nazayibona. Bose rero bahita bafatana mu biganza uko ari batatu maze bakabwira Joella ko bamuri inyuma bati tukuri inyuma rwose tuzagufasha kandi turakwifuriza amahirwe masa. Joella rero atangira kwibaza nyine ukuntu aziga guteka aho azabyigira, maze akabwira nyine aba bashuti be ati tugomba gushaka nyine umushefu ubizi cyane uzanyigisha guteka. Batangira no kujya muri mashine maze bakagenda bareba abashefu bose ngo barebe nyine uwaba ari hafi aho ngaho wazigisha Joella guteka. Joella rero baba bakiri gushakisha ariko batarabona igisubizo, sinzi ukuntu areba ku ruhande agahita abona ibitabo biba bihari nyine byerekeranye n'ibintu byo guteka, ahita abona inyuma rero hariho ifoto ya Julie. Joella ahita agiterura vuba vuba maze agahita avuga ati ahubwo igitekerezo ndakibonye, dore umutetsi kabuhariwe turamufite muri iyi hoteli. Ahita afata cya gitabo yihuse cyane maze agahita ajya kureba Julie, aragenda agahita akomanga, Julie aramufungurira maze Joella agahita amubwira ati ndakwinginze rwose ndifuza yuko wamfasha ukanyigisha guteka. Julie ati ngewe rwose ntabwo ibintu byo guteka nkibikora, narabiretse kuva nasabira kuri televiziyo, ntabwo ibi bintu ngikeneye kubikora. Joella ati ariko nubwo wabiretse ariko urabizi, ntabwo rwose wabyibagiwe. Joella akomeza abwira Julie ati hari amarushanwa yo guteka azabera muri uyu mujyi wacu mu cyumweru kimwe gusa, kandi ndashaka kumenya guteka kuko ndashaka kuzayatsinda. Ndifuza rero ko wamba hafi maze ukanyigisha nyine guteka ku buryo ndamutse ngiye nko gutekera perezida ntamutekera amafunguro ari bumugireho ikibazo. Ibyo byose ndashaka kubinsobanurira. Julie ati ntabwo ari uko biga guteka. Joella ahita abaza Julie ati none se nawe urashaka kuzajya muri aya marushanwa? Julie ati hoya rwose nta gahunda mfite yo kuyajyamo, ndacyifitiye agahinda ka mukuru wanjye. Ikindi kandi ibintu rwose byambayeho mba numva naho bavuga ibintu byo guteka ntakeneye kuhumva
kubera ko mukuru wanjye yari umuntu wakundaga ibintu by'ubutetsi cyane, yari umuhanga mu bintu byose, rero kuba narakoze ariya makosa kuri televiziyo naramusebeje cyane, mba numva rero rwose ntazi niba nzabyibabarira. Joella ahita abwira Julie ati ariko gukora amakosa ni ibintu bisanzwe, nta muntu n'umwe utakora amakosa. Julie ati ariko njyewe ibyanjye birenze ibindi byose, buriya nyine abantu basanzwe bashobora gukora amakosa, ariko kuba uri umuntu uzwi mu bintu byo guteka ugakora amakosa noneho kuri televiziyo, biriya bintu rwose ntabwo bishobora kuzamva mu mutwe. Julie rero abwira Joella ati ntakubeshye rwose, ndabizi neza nta muntu n'umwe ucyifuza gukorana nanjye. Joella ahita amubwira ati hoya, njyewe ndabishaka kandi ndabishaka cyane. Julie ahita amubwira ati ushatse kuvuga se ko ugiye kumpa akazi? Joella ati ntabwo ari byo neza, gusa nyine ndifuza gukorana nawe, gusa kuguhemba byo sinabishobora nkurikije nyine ukuntu uri umuhanga, kubera yuko dufite ikibazo cy'amafaranga, ariko nibura nzagushimira ibihe byose. Julie rero abitekerezaho gatoya maze agahita amubaza ati urumva witeguye ko rwose ibyaba byose wabyihanganira, kubera ko nyine njyewe iyo bigeze mu kazi ntabwo mba nkiri uyu nguyu uri kureba, ushobora kuzanyanga birenzeho kuko nyine nta mikino njya ngira. Joella ahita amubwira ati hoya nta kibazo rwose, niteguye kumenya nyine wowe wa nyawe iyo uri mu gikoni. Julie ahita amubwira ati nta kibazo ndabyemeye. Joella rero ahita amusimbukira akamuhobera, aba yumva yishimye cyane nyine, ahita amuhobera akamukomeza ati urakoze cyane. Buracya rero maze akazi kagatangira. Joella rero aza mu gikoni aje nyine gutangira kwiga guteka, maze Julie akabanza akamureba ahereye ku kirenge akagera ku mutwe, aramutegereza akareba ukuntu uyu mukobwa aba yiyambariye rwose, yambaye agakoti n'agashati keza cyane n'akajipo wagira ngo nyine agiye gukora muri banki. Julie ahita amubwira ati mbere ya byose ugomba kubanza kwambara nyine nk'umuntu ugiye guteka. Joella ati ariko nubwo ngiye guteka ndi n'umuyobozi wa hoteli, ngomba kwambara nyine ibijyanye n'ako kazi. Julie ati hoya, ubu ugiye kwambara ibintu byo mu gikoni, genda ushaka ibintu nyine bijyanye no guteka, ikindi kandi imisatsi yawe ugomba kuyifunga isubiye inyuma, ukanashyiramo ingofero, kubera yuko ntabwo imisatsi yawe iba igomba kugenda ibishobora gupfuka ikaba yajya mu bintu uri gutegura. Imisatsi yawe rwose igomba kuba ibitse neza cyane kandi nanone ireba inyuma itaje imbere. Joella rero ahita abwira Julie ati nta kibazo reka ngende. Julie rero ahita abwira Joella ati ndabona ugiye gutangira kuntesha umutwe ku munsi wa mbere, nabikubwiye iyo hajemo kujya mu gikoni mba ndi serious rwose, ntutekereze ko nyine ya mikino wabonaga uri bwongere kubona ndi kuyikina, ubu ibintu biba byahindutse, ugomba kunyumvira rero, ugomba kandi gukurikiza amategeko yanjye kuko ninjye mwarimu aha ngaha. Joella agenda ari kwivugana ati noneho rwose uyu mushefu wese ndi bumukire. Joella ahita agenda maze akambara agapira gasanzwe n'ipantaro agashyiraho n'itaburiye, maze agahita abwira Julie ati shefu nabikoze nk'uko mwabishakaga. Julie ati yego, ati ngaho rero igira hino, ati nyine mbere ya byose tugiye kubanza dutegure ibyo tugiye guteka, ugiye kubanza ufate nyine icyuma maze utangire nyine gukata ibyo turi buvange, hanyuma rero iyo ugiye guteka ugomba nyine kwibanda ku bintu bikurikira, ugomba kwibanda ku mabara y'ibintu ugiye guteka, ibintu nyine biri bugaragare neza, tuvuge niba ari imboga ugomba kuzivanga ku buryo bigaragara ko zidafite ibara rimwe, zifite amabara atandukanye, ikindi kandi ukibanda nyine ku buryohe biri buze kugira, ikindi ugomba nyine kuzikata mu buryo bungana kugira ngo n'ubuzitetse zose zibe ziri buhire rimwe. Julie rero ahita ahereza icyuma
Joella maze akamubwira ati gifate neza mu ntoki zawe. Ubwo Julie nyine aba ari kubimukoresha afata intoki za Joella amwereka nyine ko ari bufate icyuma, akahita amwereka icyo ari bukate akamwereka n'uko ari bugikate, aba amukoresha nyine amufashe ikiganza. Arakata gatoya maze Julie agahita amurekura ati ngaho bikore wenyine ukate neza kandi witonze. Joella arakata maze akarangara akaba yikasa urutoki. Joella yari indangare mbi cyane rwose. Joella yahita abwira Julie ati shefu, ati zino sereri nari ndi gukata ziri kuva amaraso. Julie ahita amubwira ati hoya ntabwo ari sereri ziri kuva amaraso. Ahita amushyira kuri robine maze akamukarabya nyine ya maraso. Ahita amubwira ati rero ikintu cya mbere ugomba kwitaho, ntabwo ugomba kurangara, ugomba nyine kujya wita ku ntoki zawe igihe uri gukata, niho umutima wawe wose ugomba kuba uri. Ikindi kandi ugomba kumenyera nyine kuba wabona amaraso, ni ibintu bisanzwe cyane ntabwo ari ibintu birenze. Ibi byose rero Julie aba ari kubwira Joella anamukarabya ikiganza. Joella we ubwoba buba ari bwinshi cyane, umutima uba wamuvuyemo, arakomeza akireba ku kiganza akabona n'ubundi amaraso aracyava. Ahita rero abwira Julie ati ndakeka ko ahubwo dufite ikibazo gikomeye. Julie rero aramureba ati ikihe kibazo, maze agahita abona Joella yatangiye kugenda nyine agiye kugwa. Julie ahita amufata maze agahita ahamagara nyine umuntu uba rwose asanzwe avura uyu muryango. Bahita baza rero maze bakareba nyine uyu mukobwa, kubera ubwoba bw'amaraso, kubona amaraso nyine niyo mpamvu aba rwose yarahaguye. Uyu muganga ahita amubwira ati ntabwo rwose ibi bintu bikomeye, ni akantu gato cyane, ni ukugushyiraho agati gake kareta kuma, ibi bintu ntabwo bikomeye, ubigira ubwoba rero. Bamara kumuvura maze bakigendera. Julie ahita amubwira ati nibyo nakubwiraga nyine, ugomba kumenyera ko rwose kuba wakwitema, kuba wabona amaraso ni ibintu bisanzwe. Joella ati ibyo bintu nyine biragoye kuri njyewe, ariko nzakurikiza nyine inyigisho zawe, nzabikora. Joella ahita abwira Julie ati dukomeze amasomo noneho nta kibazo, ndumva ameze neza. Julie ati hoya birahagije nyine uyu munsi, ubwo twazongera ejo. Joella ahita abwira Julie ati turekere aho kandi ariko twari tugitangira. Julie ati impamvu tugomba kurekera aho, ntabwo rwose uhari, biragaragara ko ibitekerezo byawe biri ahandi hantu, kandi mu gikoni ikintu cya mbere nabikubwiye ni ukuba concentre, ahubwo reka nguhe devoir y'ibintu uri buze gukora, maze ejo mu gitondo tuzahure wabikoze neza. Joella ahita amubwira ati yego ndaza rwose kubikora neza. Julie ahita amubwira ati mu gikoni nta gukina kubamo, nta mikino ibamo, ibintu byose bigomba kuba biri seriye. Ikindi kandi ujye umenya ko gutekera abantu ni umurimo rwose w'icyubahiro, niyo mpamvu ugomba kubikorana umutima wawe wose. Ni icyo rero nshaka ko ugomba kubanza kwiga, banza wige kuba concentre, banza wige nyine kujya ku kintu ukagishyiraho umutima wawe wose, nta bintu byo kurangara, kuko nawe warabinyibwiriye ko impamvu aho uri hatajya habura imyotsi ni ukubera kurangara. Bishyireho umutima rero, ibyo byose ndabizi neza ko bizakunda. Julie kandi abwira Joella ati niba ushaka kuba umutetsi mwiza bigusaba imyaka myinshi kugira ngo ubigereho. Niba rero nawe ushaka kuzatsinda ariya marushanwa, nta kindi bigusaba uretse kubishyiraho umutima wawe wose. Ikindi kandi ukamenya impamvu ushaka kuzatsinda ariya marushanwa, ibyo ni iby'ingenzi rwose kugira ngo uzabigereho. Ku mugoroba rero Julie aba ari kwitambukira maze agahita abona Joella ndetse na tante we baricaye bari kwikinira amakarita, ubona rwose ibi bintu bibanejeje. Julie rero ahita akomeza aza abasanga, maze Joella agahita ahaguruka ati Julie waje se? Ni karibu rwose, ngwino natwe udusange. Julie ati ndahanyuze, mbonye muri gukina amakarita numva rwose nshatse kuza kubegera. Joella ati dore rero ni impamvu nshaka rwose kuzatsinda ariya marushanwa maze nkabona amafaranga,
kubera ko iyi hoteli ntabwo ari hoteli gusa, ntabwo ari ahantu dukura amafaranga, ahubwo ni urugo rwacu. Iyi hoteli ni inzu yacu, aha kandi niho dukura ibyishimo. Reba nawe. Juliet ahita amubwira ati iyo rero kubera ko rwose ariyo mpamvu ugomba gutsinda, ugomba nyine kuba concentre. Ati ibyo byose uri kumbwira nzabireba mu isomo ry'ejo, nibwo nzareba niba koko uzi impamvu ugomba gutsinda, nkanareba niba koko noneho wabishyizeho umutima wawe wose. Joella ati ndabikwemereye rwose, nzabikora nk'uko uri kubivuga. Juliet rero ajya kwigendera, maze tante wa Joella agahita amubwira ati hoya ngwino rwose udusange, dore n'ubundi wari waje. Joella ahita amubwira ati icara hariya nari nicaye, reka njye kuzana agacyayi maze tube tunywa. Umunsi wakurikiye mu gitondo rero Juliet yinjira mu gikoni maze agahita asanga Joella yagezemo kare, ari gukata ibintu byo guteka, ya devoir nyine yari yamuhaye aba ari kuyitunganya neza cyane. Juliet ahita amubwira ati byatangiye kuza rwose, ibi ngibi uri kubikora neza. Joella ahita amubwira ati yego, gusa nyine nishimiye kukubona uri gukina amakarita ku mugoroba, kubera iki se wahise ugenda? Juliet ati nakubwiye ko mu gikoni ari ahantu ho kuba concentre, atari ahantu ho kuganirira. Ntabwo ari mu ruganiriro, ahubwo ita ku byo uri gukora. Joella ati ariko mbyitayeho rwose, ndi kubikora kandi nanavugana nawe. Juliet ati hoya kora ibyo ngibyo. Joella ati ariko uzi ko wagira ngo neza mba ndi kugenda hejuru y'amagi, mba nibombaritse, mba ntako ntagize. Joella ahita abwira nanone Juliet ati ariko ndumva rwose kuba naba ndi gukata ibyo guteka nanaganira n'inshuti yanjye ntacyo bitwaye. Juliet ahita amubwira ati ngukosoye gatoya, ntabwo ndi inshuti yawe, ndi kukwigisha guteka, ndi kugufasha, ariko ntabwo ndi inshuti yawe. Joella ati ariko uri inshuti yanjye kubera ko waraye uje gukina amakarita natwe, biriya rero ntabwo byari biri mu kazi ko guteka, ikigaragara cyo rwose uri inshuti yacu. Juliet rero abona Joella ari kumubangamira, maze akantu k'amagi aba afite kagahita kamucika akakikubita hasi. Joella ahita aseka ati noneho ubu rwose twese tugiye kugenda hejuru y'amagi, sinabikubwiye se ko turi kwibombarika nkaho turi kugenda hejuru y'amagi, dore yawe urayamennye. Joella ahita afata irindi gi naryo akarikubita hasi ati njye ntabwo mbyumva rwose, ukwiye kwirekura, kubera icyo utiyoroshyamo gakeya uba ibintu byose wabigize intambara. Joella rero ahita aca bugufi maze akegera Juliet, nawe rwose uba yicaye nyine yaciye bugufi ari guhanagura aha hantu aba amennye amagi. Joella ahita amubwira ati ndakumva cyane rwose, ufite ibibazo byinshi, kuba nyine utaribagirwa mukuru wawe ntabwo ari ibintu byoroshye. Juliet ati noneho ikintu gitangaje, kubera yuko rwose ahantu hose nyine hari amafoto ye, mukuru wanjye yari azwi cyane, ahantu hose nkaragiye mpura n'ifoto ye, iyo ndebye igitabo nsanga ari uri kuri icyo gitabo, iyo ndebye ibinyamakuru nsanga ari kuri page ya mbere, iyo rero mbonye ifoto ye ibintu byose bihita byivanga mu mutwe, maze rwose ngahita numva neza ntaye umutwe. Joella ati ibyo uvuga ndabyumva cyane, ndabyumva cyane rwose, ntabwo byoroshye, ariko nanone ntabwo wakomeza nyine kwifungira ahantu hamwe. Juliet ahita amubwira ati ejo wambajije impamvu nahisemo rwose kuba naba umushefu, reka noneho rero nyikubwire. Impamvu nabaye umushefu zari inzozi za mukuru wanjye. Njye na mukuru wanjye ibintu byose twarabifatanyaga, guteka yabaga ari njyewe nawe, akazi kacu kari kamwe, niba ari ikiraka twagikoraga twembi, niba ari ahantu dukorera twabaga turi kumwe. Sinigeze ntekereza ko njye njyenyine nagenda nkajya gukora aka kazi ko guteka ndi njyenyine, kuko nyine numvaga ikintu mfatanyije na mukuru wanjye aricyo kiba cyiza kurusha. Ntakubeshye rero, ntabwo rwose kuba narabuze mukuru wanjye, ntabwo nabuze umuvandimwe gusa, ahubwo numva hari igice kimwe mu bingize cyagiye, numva ntacyuzuye nk'uko byari bisanzwe.
Jowera rero kandi abwira Julie ati niba ushaka mu by'ukuri rwose ko urwibutso rwa mukuru wawe ntaho ruzajya, ukwiye kuba wowe nyawe, noneho ugatangira nyine gukora ibintu ku bwawe, ikindi kandi ugatangira nyine no kugenda wikuramo agahinda buhoro buhoro. Si ibintu bizaza uyu munsi cyangwa ejo, ariko ni ibintu bishoboka. Jowera ahita afata igi maze akarihereza Julie ati mena rino gi wumve. Julie ahita arimena maze Jowera akamubaza ati wumvise bimeze bite? Julie ati numvise kumena igi ari byiza kurusha kurakara. Bose bahita baseka maze Julie akabaza Jowera ati ariko ubundi buriya hari umuntu n'umwe wigeze abasha kukubwira oya ku kintu ushaka? Jowera ati cyane rwose, hari ababigerageje kandi banabigezeho, ariko nyine ntabwo ngewe njya ncika intege. Umunsi wakurikiye rero Jowera asanga tante we yicaranye n'umuyobozi w'akarere baba batuyemo, aba ari kumubwira ati iminsi rwose iragucitse, bari hafi guteza icyamunara hoteli yanyu. Amara rero kugenda maze Jowera agahita yicarana na tante we nyine bari kuganira. Jowera abwira tante we ati tante wihangayika, mbirimo kandi rwose biri kugenda biza, humura ngomba kuzatsinda aya marushanwa maze nkabona amafaranga. Tante we ati ndakwizeye, nzi neza ko uzayatsinda, ariko nanone kubw'ibyago utayatsinze byaba byarangiye, nta kindi cyo gukora, byaba rwose ari uguhita bagurisha iyi hoteli, kubera yuko ntabwo nyine banki nayo yazategereza. Jowera arahita ahobera tante we maze akamubwira ati tuza, humura bizagenda neza. Ku mugoroba rero Julie aza mu gikoni maze agasanga Jowera ari guteka, ariko amarira ari gushoka. Abaza Jowera ati ko ndeba rwose uri kurira, byagenze bite? Jowera ati ni ibitunguru biri kundiza. Julie areba mu bintu aba ari guteka maze agasanga byashyiririye, ipanu aba atetseho iba yabaye umukara. Ayimukuriraho maze agahita amubwira ati nyamara ntabwo rwose umeze neza. Jowera rero ahita amubwira ati ngwino twicare maze nkubwire. Baricara maze n'ubundi amarira agakomeza gushoka. Julie aramubwira ati ikigaragara cyo ntabwo ari ibitunguru, mbwira ahubwo wabaye iki ko n'ubu amarira agishoka kandi utakibyegereye? Jowera ati rero ntakubeshye, nakubwiye ko nyine iyi hoteli yacu rwose ubukungu butifashe neza, ariko ndakubwiza ukuri, noneho rwose ibintu byageze iwa Ndabaga neza, ibintu bimeze nabi cyane. Ndamutse ntatsinze ariya marushanwa twaba dutakaje iyi hoteli burundu, kandi nyamara iyi hoteli niwo mutungo wonyine, byaba kuri famiye yanjye byaba kuri tante wanjye, niho hantu honyine dufite. Ntabwo rwose nifuza ko tante wanjye yayibura. Julie areba mu ijosi rya Jowera maze agahita amubaza ati za mpeta z'ababyeyi bawe zirihe ko ntazo ndeba, ndabona wambaye agashene gusa? Jowera ati impeta z'ababyeyi banjye rero nazo rwose nazihereyeho nshaka amafaranga yo kuzinjira muri aya marushanwa, kuko basabaga amadolari 500 kandi ntayo nari mfite. Birumvikana nyine ngize ibyago byo gutsindwa nazaba nanahombye impeta z'ababyeyi banjye, kubera ko nyine nazitanze bampa amafaranga, ariko nyine nitsinda nzayabasubiza bansubize izi mpeta. Urumva ko gutsindwa kwanjye muri aya marushanwa naba mpombye ikintu cyose nigeze kugira mu buzima. Julie rero ahita ahobera nanone Jowera maze akamukomeza, aramubwira ati ihangane, gusa nanone hari ikintu ngiye kugufasha. Ikintu ngiye kugufasha rero nta kindi, ubu ngubu noneho ngiye kukureka ujye bariho gutegura amafunguro, yaba ari amafunguro yanjye, yaba ndetse ari n'amafunguro y'abakiriya. Ngiye kukureka ujye uyategura, ahubwo ngewe nkubwire ibyo ukosora. Ndakeka aribyo byagufasha kugira ngo umenye guteka vuba vuba. Ikindi kandi bizagufasha gutinyuka, kubera yuko hariya nyine ibintu byose bikorera kuri televiziyo, biba biteye ubwoba.
nutangira rero gukora ibyo ngibyo ubu ngubu ugatangira gutegurira abakiriya benshi biraza rwose kugufasha ndabizi. Joella ati none se uraza kunyizera ntabwo uri buze kumva ko ndi buhe abakiriya ibintu bishiririye cyangwa binukamo umwotsi? Julie ati ntabwo nyine ndi bukumva iruhande, ndakwizeye ko uri bubishobore, wowe gusa nzajya nyine nkukosora ako mbona katagiye kugenda neza, ibyo rwose biraza kugufasha guhita ubimenya vuba vuba. Joella ahita abwira Julie ati urakoze cyane rwose kunyizera. Bakicaye aha rero Joella ahita abaza Julie ati ariko ubundi mbabarira nkubaze iriya ariya marushanwa wari urimo ko nabonaga ibintu byose babikoze neza, niki cyatumye bagukura mu marushanwa ndetse bakavuga ko rwose utsinzwe? Waba se warashyize amamagi mu masosi cyangwa se warashyizemo ibindi birungo kandi bari bakubwiye guteka ibintu biri natirere? Julie ati mu minota rwose nk'itatu ya mbere tukiri guteka nari ndi guteka nyine imboga, maze undi mushefu twari turi kumwe ambwira yuko bitari guhumura neza nk'uko bisanzwe, yambwiye rero ko nashyiramo nyine ifu yindi yo kubihumuza, nayishyizemo maze ahita aba ari we rwose uca inyuma aranabivuga nyine ko nashyizemo ibindi bintu bitagombaga kujyamo, ndetse rwose arananyihakana ko atabizi atanigeze ari we umbwira kubishyiramo. Nuko byangendekeye rero maze rwose bahita nyine bamfata nk'umuntu wabeshye cyangwa se umuntu watirishije kugira ngo mbashe gutsinda. Urumva nyine babifashe nk'aho nashatse gushyiramo indi mpumuro itari iyabyo kugira ngo nsinde, nyamara rwose uyu mushefu niwe wari wabimbwiye ngo ntimbishyiremo. Ubanza rwose nawe yarashakaga yuko ntsindwa aya marushanwa. Gusa ntakubeshye uyu munsi narababaye, na n'ubu ngubu iyo mbitekereje mpita numva guteka n'abatetsi byose mbyanze. Joella ahita amubwira ati ihangane gusa rwose wararenganye, urumva ko nyine atari wowe ahubwo uriya muntu wari ubakuriye niwe rwose wakubwiye gukora ibintu bitari ibya nyabyo kandi yari abizi neza ko ari ibintu bishobora kuza kugushyira mu byago. Julie rero akomeza abwira Joella ati nakubeshye n'ubu ndacyicuza impamvu nagiye muri ariya marushanwa, gusa nyine uriya mugabo niwe wambwiye ngo ninjye muri ariya marushanwa, naho njyewe ntabwo nigeze menya yuko uriya mugabo nyine yashakaga ahubwo kuzakora resitora maze ikazaba ariyo izwi mu gihugu hose. Ni ukuvuga ko rero yagombaga kubanza kwica izina ryanjye kugira ngo nyine ibyacu bipfe maze yikomereze ibye, ariko sinigeze mbimenya kuko ubundi yatwigiragaho nyine inshuti. Joella ahita amubaza ati none se ubundi uriya mugabo yari n'inshuti ya mukuru wawe? Julie ati ntabwo mpamya ko yari inshuti ye ya nyayo, gusa nyine yigiraga nk'aho ari inshuti ye. Ati noneho uzi ikintu gitangaje se, ku munsi wo gushyingura mukuru wanjye amagambo yavuze yaratangaje. Yavuze ko nyine umuvandimwe w'umunyabwenge ari we wagiye. Urumva ko nyine yari ashatse kuvuga yuko jyewe nsigaye nyine ndi inka nta kintu na kimwe nshoboye, nta n'icyo nzigezaho, ndi umuswa nyine, ndi umuntu udafite ikintu na kimwe ashoboye. Ariko urumva ayo magambo yose sinigeze nyaha agaciro icyo gihe, ubu ngubu niko bwonyine ndi kubitekerezaho. Gusa ukuntu ari we wambwiye ngo ngomba kujya muri ariya marushanwa kugira ngo nyine nongere kandi mpe icyubahiro umukuru wanjye witabye Imana, ntabwo nari nzi ko ahubwo yifuzaga yuko ibyacu byo guteka abantu bose babyibagirwa maze tukazima burundu. Joella rero yihanganisha Julie maze agahita amubwira ati ndifuza ko ku mugoroba twaza kureba ahandi hantu dutemberera tukajya kuruhuka, tukajya gufata umwuka wo hanze maze tukaruhuka imyotsi yo muri iyi hoteli ho gatoya. Julie ahita amubwira ati cyane rwose nanjye ndumva nabikunda. Joella kandi ahita amubwira ati ndifuza ko nyine
nituza kuba turi ahandi hantu ntabwo rwose nza kukubwira ku byerekeranye n'aya marushanwa yabereye kuri televiziyo, ndifuza ko ibi nabyo tubyibagirwa kuko ndabona biri mu bintu bigutera umutima mubi. Julie kandi ahita abwira Joella ati nanjye rero nkuri inyuma ngomba kugufasha maze ukazatsinda aya marushanwa, iyi hoteli yawe ukayigumana. Joella ahita amubwira ati urakoze cyane. Ku mugoroba rero cyagiye rwose bumaze kwira hatakibona neza, nibwo Joella ndetse na Julie bajya gutembera. Joella rero ashyira Julie mu modoka maze akagenda amwereka umujyi wose. Baragenda rero bakajya ahantu haba rwose hirengeye, maze Joella akabwira Julie ati hano hantu rero iyo nshaka kureba umujyi wose niho nza ngahagarara, urabona ukuntu ahantu hose uri kuhareba. Julie ati aha hantu ni heza cyane, gusa rwose ndabikunze, wakoze kuhanzana, reba nawe ukuntu umuntu ari no kureba mu kirere harimo inyenyeri nyinshi. Joella ati cyane, hano hantu iyo uhari uhita uruhuka kubera ko uhita wumva imitwaro yose wari wikoreye uyituye. Julie ati ndongeye rwose ndagushimiye kubera yuko uyu mugoroba uranduhuye. Baba rero bicaye n'ubundi mu modoka bariho bari kuganirira, bararebana rwose mu buryo bworoheje maze bagahita begerana bakasomana, barongera bagahita barebana mu maso, maze Joella akabwira Julie ati ahari twatinze cyane, reka dusubire kuri hoteli. Bose babivuga nyine bari kwiseka ukuntu baba bamaze gusomana mu buryo bwose batigeze babitekerezaho ndetse rwose bataba banabipanze. Bagera mu nzira rero bari gutaha, maze Joella akabwira Julie ati ariko hari ahandi hantu nshaka kukunyuza gatoya, ngwino tunyura ahantu. Julie rero ahita amubwira ati nta kibazo, uyu mugoroba wose rwose unjyane aho ushaka. Bahita bajya kureba rero undi mushuti wa Joella uba noneho we acuruza imboga, ariko imboga nazo nshyashya aba yihingiye nyine ku buryo uza kuzigura agahita ajya kuzikura mu murima akaziguha. Ubwo ni amakaroti, imboga nyine z'icyatsi, ibintu byose byerekeranye n'imboga ababihinga. Baba rero bakigerayo bagahita basanga hariyo nyine ibitabo byinshi cyane muri iyi salo ye nyine, ibitabo byerekeranye n'ubundi n'ibintu byo guteka. Julie ahita akubita amaso igitabo maze agahita agiterura yihuta ati iki gitabo rwose nari ngikumbuye, hari hashize igihe kinini ntakibona, iki gitabo nicyo nigiyemo guteka omelette, ndishimye kuba nongeye kukibona. Wa mukobwa rero baba baje kureba arababwira ati nimwe mwicaye gatoya ndaje. Baricara rero maze bakaba basoma ibi bitabo. Aragenda rero akajya aho nyine ahinga imboga maze agahita abazanira imboga mu kantu nyine, imboga zitandukanye z'ubwoko bwinshi arazibazanira maze akazibahereza. Julie aba agikubita amaso aka kantu maze agahita avuga ati ndishimye cyane, ubonye rwose iyo nza kukumenya kera nkiri umutetsi byari kungirira umumaro, nahoraga nifuza ahantu nyine nakura ibi bintu biba bikiva mu murima, ibi bintu nyine biri naturere, ariko sinigeze mbibona. Uyu mukobwa ahita abwira ba Julie ati gusa nyine nanjye ibi bintu nabigiyemo cyane, ariko hari igihe nigeze kubireka. Mama wanjye akimara gupfa numvise acitse intege maze ndabireka, imboga zanjye zirangirika, ibintu byose biba nabi. Julie ahita amubaza ati n'ubu ngubu ntabwo ukiteka? Uyu mukobwa aramubwira ati hoya, ubu rwose nabisubiyemo kubera yuko bisaba ngo jaride yawe uyiteho, uyishyireho umutima wose, nibwo rwose ugira umusaruro mwiza, nibwo weza imboga nziza. Ibintu byose burya biba bikeneye kubyitaho ndetse biba bikeneye no kubiha urukundo. Julie rero ahita ahindukira maze akareba Joella nko kumubwira ati wabyumvise ko iyo ushaka kugira ikintu ugeraho kandi ukagikora neza bigusaba ko umutima wawe wose uwuhashyira ndetse rwose ukabikorana urukundo. Joella rero nawe uba rwose arebye ukuntu Julie amurebye ahita amenya icyo amubwiye maze akamwikiriza azunguza umutwe nko kumubwira ati yego rwose nabyumvise, iri ni isomo.
bahita rero bafata za mboga nyine baba bahabahaye maze bagasezera bagataha. Mu nzira rero Joella abwira Julie ati none se nshimye ko rwose njyewe hari icyo nakuyemo, wowe ntacyo wakuyemo mu byo uriya mushuti wanjye yavuze. Julie ati cyane, nanjye hari icyo numvise. Yavuze ko nyine mama we akimara gupfa yahise yumva ibintu byo guteka ndetse n'ibirebana nabyo byose abyanze, ariko nyuma akaza kongera kubisubiramo kandi ubu bikaba bimeze neza. Jaride ze zirabigaragaza. Bishatse bavuga ko nanjye ntagomba guheranwa n'agahinda, ahubwo rwose ngomba gutangira gutekereza uko nasubira muri ibi bintu kugira ngo nyine nkomeze nubahishe izina rya mukuru wanjye. Joella ati nicyo ngukundira, wumva vuba cyane kandi ugatekereza vuba cyane. Julie rero ahita ahobera Joella maze akongera kumusoma akamubwira ati wakoze cyane, uyu mugoroba umbereye umugoroba w'umumaro, ntakubeshye rwose uyu munsi ubaye umwe mu minsi myiza nigeze ngira mu buzima. Joella nawe akabwira Julie ati nawe ndagushimiye cyane, warakoze rwose kuko kumenyana nawe byambereye iby'umumaro. Umunsi wakurikiye rero Joella aba ari mu gikoni ari guteka, maze receptioniste akaza kumuhamagara ati banguka, hari abakiriya benshi, nyamara rwose hari umukiriya ushaka ko nyine umuyobozi wa hoteli ari umwakira, ngwino rero muvugane. Joella aza nyine yambaye n'itaburiya, yambaye nyine ibintu byose yari yambaye ari guteka, ahita aza akababwira ati murisanga muri iyi hoteli yacu. Ahita avuga amazina ye ati nitwa Joella n'ayandi mazina nyine. Uyu mugabo rero ahita yumva nyine n'amazina ya famiye y'uyu mukobwa, ahita amubwira ati none se ni wowe mutetsi wasabye ko wazajya mu marushanwa yo guteka? Joella ati cyane. Uyu mugabo ahita amubwira ati rero rwose ubusabe bwawe bwaremewe, ahubwo kubikumenyesha nibyo byari byaratinze, wagombaga kubikumenyesha, niba yarabyibagiwe simbizi, gusa kubikubwira byaratinze, ariko nyine uri mu batoranyijwe kuzajya muri aya marushanwa. Joella rero arishima cyane maze rwose agahobera uyu mu receptioniste ati bampisemo mu bazahatana. Uyu mugabo rero uhagaze kuri reception ahita abwira Joella ati rero impamvu naje muri iyi hoteli nta nubwo nari nzi ko nyine ari wowe ndi busangemo, gusa nayijemo kubera ko nzi ko iyi hoteli igitegura amafunguro ari natirere. Ndifuza rero ko ku mugoroba mwaza kuntegurira amafunguro y'umwihariko ari natirere gusa, kubera yuko nyine mfite umukiriya tuza kuza kuvugana, nifuje ko rero ko twaza no gusangira. Nizere ko rwose ibi bintu mubikora neza, kubera yuko nugira ikosa na rimwe ukora ubwo no muri ariya marushanwa ntabwo rwose uzaba ucyemerewe kuyajyamo. Uyu musore ahita amubaza ariko kumureba mu maso ati urumva uri bubishobore gutegura ibiryo by'umwimerere gusa, uraza kubibasha? Joella ati cyane, ndabibasha rwose, saa moya amafunguro yanyu araba yabonetse kandi ameze neza. Uyu mugabo ahita amubwira ati sawa rero murakoze, ubwo nimunyereke icyumba njye kuba niruhukiye. Bahita bamujyana rero maze bakamwereka icyumba, haba hari abakiriya benshi rwose baba banategereje. Joella ahita abwira receptioniste ati muherekeze umwereke icyumba, ariko nanone uhita ubanguka ukomeze wakira aba bakiriya, nanjye nsubire mu gikoni kuko nari ndi guteka. Hashira umwanya muto rero maze Julie akaba araje, ahita yitira kuri reception, ahita abaza umu receptioniste ati hano hantu noneho ko hatuje byagenze bite? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ceceka, mu kanya hari ekipe nini cyane twagombaga kwakira, gusa nyine twamaze kuyakira ahantu hose hahita hatuza. Julie ati none se Joella ari hehe? Abakibaza ibyo ngibyo, maze Joella akabakubise ikintu hasi kiramenetse, kiba kivuga nk'itase cyangwa se isahane. Receptioniste ahita abwira Julie
ati ubwo se ntiwahise wumva aho ari rwose buri gihe ntabwo hajya haba hatari gusakuza. Julie rero ahita akomeza yerekeza nyine mu gikoni, agerayo agahita asanga Joella yataye umutwe, ibintu byose byamucanze, ari gukoropa nyine ibi bintu aba amaze kumena, maze agahita amubwira ati ariko se wowe ibintu byose nakwigishije byapfuye ubusa, ntabwo nakubwiye ko mu gikoni ugomba kuba concentre ukabishyiraho umutima wawe wose. Joella ati ntakubeshya ndi kubigerageza ariko rwose byananiye, natekerezaga ko guteka ari ikintu cyoroshye ariko ntabwo bishoboka, iminsi yagiye rwose hageze kandi ndabona nta kintu ndamenya. Noneho utekereza ko ngomba gutegura amafunguro ya wa mugabo wateguye aya marushanwa, nindamuka nyateguye nabi ndaba narangije kwikura mu marushanwa. Ikindi kandi urabizi ko nyine ninjya muri ariya marushanwa sinyatsinde nabwo isi zaba indangiriyeho, kubera ko inzu ya iyi hoteli ya tante wanjye ndetse y'umuryango wanjye muri rusange izahita igurishwa. Ndumva rero ibintu byose byandwaniye mu mutwe, ndumva rwose nenda nko gusara. Abakivuga ibi maze Julie agahita amuterura akamwicaza neza neza ku meza yo mu gikoni, ahita amubwira ati tuza, tekana, banza uhumeke neza utuje, nta stress ufite, kubera ko nubizanamo stress nta kintu na kimwe kiri bukoreke, ahubwo byose urabyangiza. Julie rero abwira Joella ati ariko kubera icyo uri guhangayika kandi mpari. Joella ati none se ntabwo uzagenda nyine ngo nsiga njyenyine ko ntabishobora? Julie ati hoya, ndahari ku bwawe, ikindi kandi kuva nahura nawe nagize n'ibindi bitekerezo bishyashya rwose birenze ku byo nari mfite. Humura rero, ahubwo ndifuza ko noneho ushyiramo agatege ubundi nkakwigisha byose nkabikwereka. Reka duhere uyu munsi maze mbanze kwereke uko tugiye gutegura ayo mafunguro. Joella ahita abwira Julie ati yego urahari uri bumfashe? Undi ati cyane ndagufasha kandi nanakwigisha, ndajya mbikwereka, ndakeka ibyo ngibyo utazongera gukenera kubisubiramo. Ikindi kandi amafunguro nyine nk'ayo y'umwimerere ni nayo bategura hariya muri ariya marushanwa. Numara kumenya gutegura amafunguro y'umwimerere y'ubwoko bwose uhita umenya ko amarushanwa wamaze kuyatsinda. Julie rero ahita akora mu kantu aba azanye, maze agakuramo nyine umwenda w'abashefu wo gutekana, agahita awuhereza Joella ati akira, ahubwo iyi ni iniforume nyine ugomba kuyambara, buri mushefu wese aba ayifite. Noneho aba yamukoreshereje nyine akantu k'izina kanditseho ngo Miss w'imyotsi. Joella aba akikabona agaseka koko cyane, maze agahita ahobera uyu musore aramubwira ati urakoze, sinzi rwose ikintu nari kuzakora iyo ntaza guhura nawe. Julie ahita amubwira ati twagiye rero, ubu twagiye mu gikoni, reka dutegure amafunguro. Joella ati urakoze cyane. Gusa kuri iyi nshuro ntabwo ari Julie utegura, nta nubwo rwose ari guteka, ahubwo yicara hariya maze akajya yereka ibintu byose Joella uko abikora, akajya amwereka uko ateka, akajya amwereka uko akata, akajya amwereka uko avanga ibintu. Joella niwe wenyine ubyikorera. Bamara guhisha ibintu byose rero maze bagategura. Amasaha rero yo gufata amafunguro ya wa mu boss nyine uba waje hano ndetse n'umushyitsi we abageze, barabategurira maze bakabashyira aya mafunguro. Joella ubwoba buba ari bwinshi, abatekereza ko ahari yabikoze nabi. Babashyitsi rero baba bateguriye bajya ku meza maze bagafungura bakishimira rwose aya mafunguro. Joella rero uba ari kure ari kurunguruka, ajya kubona akabona amafunguro yose babateguriye bayamaze, amasahane arera. Joella arishima cyane maze agahita agenda akabwira Julie ati uzi yuko amasahane ari kwera, amafunguro bayamazeho neza neza, wagira ngo amasahane bamaze kuyoza. Julie rero ahita amubwira ati sinakubwiye se ko ibintu byose wabishobora? Aramuhobera cyane maze nanone bakongera gusomana, akamubwira ati ubundi nari mbizi ko rwose uri umukobwa w'umunyembaraga kandi nta kintu kimwe washaka ngo ntukigereho. Mu kanya gatoya rero hahita haza umuntu guhamagara Joella ati bari abashyitsi baragushaka.
Joel aragenda n'ubwoba bwinshi, maze wa mubosi agahita amubwira ati amafunguro yanyu nayahaye 10/10, yarateguye neza cyane cyane rwose, uko nabyifuzaga ni nako nabibonye, mwakoze cyane rero, kandi rwose twishimiye gufata amafunguro muri iyi hoteli yanyu. Joel noneho nyine birumvikana, uyu munsi nibwo rwose aba abonye imbaraga z'uko ibintu byose bishoboka kandi yabikora. Joel rero abwira Julie ati ndagushimiye rwose, gusa ntabwo nzi ko hari igihe nzagushimira bihagije cyangwa se bingana nk'uko mbyifuza. Julie ahita amubwira ati hoya, ahubwo ni njye nkwiye kugushimira, kubera ko iyo ntaza guhura nawe ntabwo nari kuzongera gukoza ikirenge cyanjye mu gikoni, ariko nyamara guhura nawe byatumye menya yuko guteka bitari indoto za mukuru wanjye gusa, ahubwo nanjye zari izanjye. Niyo mpamvu rwose ngomba nanjye kubikora mbishyizemo imbaraga, kuko narabikundaga, ntabwo nabikoraga kugira ngo mushimishe gusa, ahubwo nabikoraga nyine kubera ko byari bindimo. Ndagushimiye rero nawe ko wongeye gutuma rwose nongera kwigarurira icyizere, ndetse ngatekereza ko ngomba kongera kubisubiramo. Bose bahita barebana n'ubundi, maze bakongera bagahoberana. Julie ahita abwira Joel ati Joel, ndagukunda cyane, kandi ni ukuri ni wowe byishimo byigeze bimbaho rwose mu buzima, ni wowe ikintu cy'agaciro nigeze ngira muri ubu buzima. Joel nawe ahita abwira Julie ati nanjye ndagukunda cyane, kandi rwose ubyumve, uri umuntu w'igiciro mu buzima bwanjye. Julie rero abwira Joel ati ndifuza nyine kuba ngukorera imirimo yo mu gikoni, ndifuza kukubera umushefu igihe cyose utarabona uwundi. Joel ati ibyo nkoreye birahagije, ni ukuri naba ndi kurengera, kubera yuko sinabona ubushobozi bwo kuguhemba. Julie ati ntabwo nkeneye ko mpemba, ndashaka kugufasha, maze nawe ugakomeza ukabona umwanya nyine wo gukomeza kwihugura mu byo guteka, kubera ko ugomba gutsinda ariya marushanwa byanze bikunze. Joel rero ahita abwira Julie ati ni ukuri warakoze cyane cyane. Baba bagiye kongera gusomana, maze wa mugabo baba bakiriye akaba araje abasanze mu gikoni, ahita atangira kwikoroza ati mwihangane kuba mbarogoye. Ati Julie, ni wowe mbona cyangwa ndi kurota? Warongeye subira mu gikoni usubira guteka? Abantu bose bari barakubuze, barayobewe aho wagiye. Ubwo nyine Joel ahita amenya yuko uyu mugabo ari wa wundi watumye Julie atsindwa kandi akanaseba cyane. Uyu mugabo rero ahita abwira Julie ati ndabizi ko rwose wanga nyine ibiganiro byanjye ntegura byo guteka byo ku mateleviziyo, ndabizi ko byanga cyane, ariko ndabona nyine warasubiye mu guteka, ndakeka ko rwose niba ubishaka nta kibazo n'ubundi wazagaruka mu marushanwa. Ajya guhakana rero, maze Joel agahita amuvugira ati yego rwose yakwishimira kuzagaruka muri aya marushanwa. Uyu mugabo rero amara kugenda, maze Joel agahita abwira Julie ati unyihanganire kuba rwose nkwivangiye mu bintu, ariko nanone ugomba kuzasubira kuri iyi televiziyo, ahantu niho wasebeye, niho ubuzima bwawe bwangirikiye, hanyuma rero ugomba kuzagenda ukereka abantu ko rwose ibyabaye bitari amakosa yawe cyangwa se bitari ubuswa. Ugomba nyine kugenda ukongera ugakonvenka abantu ko rwose ibi bintu ubizi neza kandi wabasha kubikora neza. Julie ahita abwira Joel ati nyamara rwose navuze ko ntazongera gukandagira kuri iriya televiziyo y'uriya mugabo. Joel ati hoya, ibi bintu bigufitiye akamaro kurusha uko byaba bigafitiye undi wese. Guteka ni ibintu ukunda, iyo winjiye mu gikoni uhita ubona rwose uhindutse, uhita ubona wishimye, uhita ubona isura yawe yongeye rwose kugaragaza ibyishimo. Rero umwanya wawe nta wundi ni uwo rwose gukora akazi ko guteka, ugomba kubijyamo byanze bikunze. Juliet ariko ntabwo najya guhangana nawe, urabizi nyine ni wowe ukeneye kiriya gikombe kugira ngo uzatsinde maze ugaruze iyi hoteli y'iwanyu. Ntabwo rero rwose numva nakabaye njya guhangana nawe. Joel ati hoya, nta kibazo rwose, nta kibazo, ndashaka ko nawe ujya muri ariya marushanwa. Julie rero uba rwose nta yandi mahitamo aba afite, abyemerera Joel
ko nyine bose bagomba kuzajya muri aya marushanwa. Umunsi nyirizina rero w'amarushanwa uragera, Julie aherekeza Joella kubera ko Julie aba yabwiye Joella ati ntabwo rwose ngewe nshaka kuza kurushanwa, ahubwo nshobora kugufasha, ndaza kukuba hafi maze rwose ndebe nyine uko bimeze. Baragenda rero bakajya mu marushanwa, maze Joella nyine n'uwo bagombaga guhangana bagatangira akazi, barateka, maze uyu munsi nyine ibyo kurya bya Joella bigira amanota 9, naho ibya wa wundi bahanganye bikagira amanota 8. Bamara rero gutegura, maze MC w'uyu munsi arabashimira rwose, maze akabwira Joella ati wakoze cyane rwose kandi felicitation ku ruhande rwanjye. Naho rero wa mubosi uba wateguye nyine aya marushanwa araza agafata Joella akamujyana ku ruhande, ahita amubwira ati wakoze amakosa kuba rwose warahaye akazi ko guteka Julie. Urabizi nyine ibintu yakoze kuri televiziyo ntabwo byamwemereraga kuba yabona akazi ko guteka ahandi hantu. Rero ndifuza yuko ibi bintu twabyumvikana, maze ukaza gukora ku buryo uri butsindwe, hagatsinda uriya wundi muhanganye, kubera yuko niwibeshya ugatsinda ndaza guhita mbivuga nyine ko washyize uriya umusore muri hoteli yawe ngo ajye atekera abantu, uzahita ubura abakiriya, ndetse rwose ni n'ikosa uzaba warakoze. Joella ati ariko ni ukuri ibintu byose nta hantu bihuriye na Julie, kubera yuko ni njye wasinye kontara yo kuza muri aya marushanwa, ntabwo ari Julie. Ikindi kandi nta na kontara twigeze dusinyana na Julie ko agiye gukora muri hoteli yanjye, ni ukumfasha gusa. Uyu mugabo ahita abwira Joella ati ariko njyewe ndabizi neza ko nabasha kwemeza abantu icyo nshaka kubabwira, nazabibabwira uko mbishaka kandi bakabyumva, maze hoteli yawe ntihazagire umuntu n'umwe wongera kuyinjiramo. Joella rero abura ikintu cyo gukora nyine, maze agaceceka. Uyu mugabo ahita amubwira ati nizere ko nyine wabyumvise, nizere ko wumvise neza icyo gukora, nuramuka utsinze aya marushanwa uhita umenya nyine ibiri bukurikire. Bahita kandi ubwo bajya nyine mu gice cya kabiri nanone cyo gutegura deseri, kuko rwose nicyo gice cya nyuma baba bagiye gukora, maze bagahita bavuga uwatsinze. Bamara gutegura ya deseri rero, maze nyine abatanga amanota bakaza kumva kuri aya mafunguro, babaha amanota, maze nyine umwanya wo kuvuga uwatsinze uragera. Birumvikana Joella aba ahagaze ari kureba hasi yubitse umutwe, ubwoba buba ari bwose, icyizere ari hafi ya ntacyo, cyane ko aba yamaze kumva ko bahanganye ashyigikiwe kumurusha. Ajya kumva rero akumva baravuze ngo uwatsinze umushefu w'umwaka ni Joella. Ahita avuza induru, maze akareba hirya no hino, akareba niba koko ibyo bari kuvuga ari ibyanyabyo atari kurota, agasanga ni ibyanyabyo. Arishima cyane, maze Julie uba uri kumureba nyine ari hirya, nawe nyine ahita amwereka, nko kumwereka ati wakoze neza cyane kandi ndakwishimiye. Bahita rero bamuzanira igisheke nyine, cya gisheke kinini kiba cyerekana amafaranga umuntu yatsindiye, barakizana kiriho ibihumbi 50 by'amadolari, maze bakakimuha nyine akifotozanya nacyo, abantu bose bakamufelicita. Bahita bamubaza bati none se waba ufitiye umushinga aya mafaranga uzayakoresha? Ati cyane, aya mafaranga nyafitiye umushinga, aya mafaranga niyo agiye kurokora hoteli yacu. Ahita avuga ati tante wanjye ndagusuhuje aho uri hose, umenye ko nyine hoteli yacu twayisubiranye, ubu ngubu rwose utekane. Joella aba yishimye mu buryo bwose. Uyu umugabo rero bateguye aya marushanwa ahita aza, maze akamubwira ati ngwino ndashaka ko tuvugana. Arongera akamujyana ku ruhande, maze agahita amubwira ati ibintu nakubwiye byose ntabwo wigeze ubyumva. Uyu mugabo rero ahita abwira Joella atuma nkubwire, ngiye guhita mpamagara abantu bose, maze mbaha itangazo bavuga yuko nyine watirishije ukazana muri hoteli yawe umuntu wari watirishije igihe yari ari
gukora amarushanwa, ndabizi neza hoteli yawe izahita ibura abakiriya. Joella rero ahita amubwira ati genda gake, genda gahoro, banza urebe aka kavidewo. Ahita rero amwereka akavidewo aba afite muri telefone. Uyu mugabo ahita asanga bya bintu byose bavuganaga kare, amubwira ko nyine ashaka yuko yitsindishwa, anamubwira yuko n'umunsi nyine Julie atsindwa ari we wari wabikoze, ari we wabigizemo uruhare. Ibyo byose nyine baba babifashe muri videwo. Ubwo ni Julie uba wabifashe, aba rwose yabaye hafi cyane, kubera ko ntabwo aba yizeye uyu mugabo habe na gatoya. Uyu mugabo rero amara kureba iyi videwo maze agahita aceceka, agahita agenda, kubera ko ababona ko ahubwo arebye nabi ari we wafungwa. Joella rero ndetse na Julie barataha, bagera rero mu rugo bakicara, maze Julie akabwira Joella ati urabona impamvu ntifuje kujya muri ariya marushanwa, none izina ryanjye yari kuryanduza neza neza burundu, bikarangira nta n'umuntu rwose ukeneye kuzongera no kunyumva mvuga. Uriya mugabo ni umugome cyane, reba nawe ibyo yari agiye kugukorera. Joella ati iyo utahaba ahubwo kare kambayeho neza neza. Baba bari Joella ahita abwira Julie ati ariko ntabwo numva ko rwose uyu muntu twamureka gutya gusa, kuko azangiza kariyeri z'abantu benshi. Uyu mugabo ni umugome cyane, ntabwo rero dukwiye kumureka ngo akomeze nyine yitegembye gutya. Julie rero na Joella bahita bafata icyemezo cyo gufata ya videwo nyine bari bamufashe, maze bakayishyira ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakaba aribo bibonera ukuri. Bahita babikora gutyo rero, maze uyu mugabo rwose polisi igahita ijya no kumufata ikamufunga, kubera ko nyine ibintu aba yarakoze ntabwo biba byemewe. Abantu bose rero zaba komantere ndetse banahamagara Julie bamubwira bati ihangane, gusa rwose twari tubizi ko uri umutetsi w'umuhanga, ariko ntabwo twamenye ibyakubayeho uriya munsi. Julie rero yongera kugira igikundiro, abantu bakongera kumuyoboka, ndetse rwose ubwo abantu bose bahita baza muri iyi hoteli yo kwa Joella, kubera ko nyine ariyo Julie aba arimo. Bagira abakiriya benshi, maze kubakira bikaba ikibazo. Abantu bose baba bishimiye kuza noneho gufata amafunguro ya Julie umutetsi bari basanzwe bazi muri resitora izwi mu mujyi wose. Hakiyongeraho noneho na Joella umukobwa wari watsinze amarushanwa yo guteka. Birumvikana iyi hoteli nyine yari ifite abashefu barenze. Kubera ko rero izina rya Julie noneho riba rimaze rwose kongera gukurwaho icyasha, Julie abwira Joella ati ndifuza rero kuba umushefu wawe w'ubuzima bwose, ndifuza rwose kwigumira muri iyi hoteli yawe maze ngakomeza ngafatanya nawe. Joella ati koko uhisemo rwose kuba umushefu wa hano? Julie ati cyane. Joella ahita amuhobera cyane ati ni ukuri ndishimye cyane cyane, ariko ntabwo ushobora kubyumva. Joella ahita abwira Julie ati nubwo rwose Noheli itaraba, ariko tante wanjye yifuje kuguha impano ya Noheli. Ahita rero amuha impano tante aba yamuhaye, ati tante wanjye yarishimye cyane, kandi rwose ni wowe abikesha kuba twarabashije kugarura iyi hoteli. Julie ahita areba mu gituza cya Joella, maze agahita amubwira ati na za mpeta z'ababyeyi bawe wazigaruye? Joella ati cyane, ubu ndakubwiza ukuri ibintu byose bimeze neza cyane. Julie rero ahita ahobera Joella, maze akamubwira ati ndagukunda cyane. Joella nawe ati nanjye ndagukunda. Julie ahita amubaza ati none se wakwemera ko nazagukunda ubuzima bwose? Wakwemera ko wazamba iruhande ubuziraherezo? Ubwo aba abivuga nyine yarangije gushyira ivi hasi, afashe impeta mu ntoki. Maze Joella ati ndabyemeye rwose, kuko uru rukundo rw'ubuzima bwanjye. Julie ahita amwambika impeta, maze bagahaguruka bakongera bagahoberana. Inkuru yacu y'urukundo naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.